Yesu ashimwe cyane. Ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Ndashaka ko I want to make a deal with you. Ndashaka ko tugira ikintu twumvikanaho. Mbemereye gukoresha iminota mike, ariko namwe mumbabarire tujyane. Haleluya. Munyemerere tujyane tubane muri iyi minota mike ngiye gukoresha, kuko mu birori nk'ibi bingana gutya, mu byiza nk'ibi biri mu nzu y'Imana, ntabwo Imana yabura kugira ijambo ibwira ubwoko bwayo. Rero ndabasabye rwose, turi muri mudu y'ibirori, ariko ndagira ngo imitima yacu garuke hafi, kandi ndabwira buri wese rwose uri hano n'undi unyumva online wenda unkurikiye, kugira ngo tujyane muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nshimiye abashumba, ababyeyi bacu banyemereye guhagarara muri uyu mwanya by'umwihariko. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu by'igiciro kinini, ni ibintu nubaha cyane, ni ibintu byo mu mugambi w'Imana w'ibihe birebire tutabona uko dusobanura. Haleluya. Ndagira ngo rero mumfashe twinjire mu ijambo ry'Imana tudatinze rwose. Mazina yanjye murayazi sinivuga, n'agatsinda narinda mu kanya. Dusome ijambo ry'Imana. Sinzi umuntu uri bumfashe gusoma mu babyeyi turi kumwe. Ninde uri bumfashe gusoma uyu munsi tutaruje Pastor Asumuta? Yes. Fata mikro, bakumpere mikro. Dusome ijambo ry'Imana, tuganire nk'uko Imana yabishyize ku mutima wanjye. Haleluya. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Dusome mu bice 4. Dusome mu bice 4. Duhere ku murongo wa 18, tumanuke hasi tugere kuri 22. Ndagenda nkubwira imirongo usoma, hanyuma uwandika nawe yandike. Dushobora kutaza kuyivugaho cyane yose, ariko impamvu tuyivuga nuko Imana iba yayiduhaye nk'ifitanye isano n'ubutumwa bw'uwo munsi. Uyandike rero nugera mu rugo n'undi uzi no kwisubira mu isome. Matayo ibice 4, umurongo wa 18 umanuke kuri 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Aragenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya. Agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko hari abarobyi. kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire, nzabagira abarobyi banjye. Nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri. Umwe ni Yakobo mwene Zebedayi na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayi. Bapfundikanya inshundura zabo. Abahamagara. Uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Amen. Amen. Turekeraho tumubwira ahandi. Dusome n'ubundi muri Matayo 28. Matayo 28, 18 kugera kuri 20. Ni mirongo rwose ya nyuma isoza icyo gitabo. 18 rya Yesu. Matayo ubutumwa bwiza 28 umurongo wa 18. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa
abigishwa mubabatize mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Iyicarire nta kibazo, urakoze. Matayo ibice 28 18 kugera kuri 20 haravuze ngo nuko Yesu arabegera avugana n'abati nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi ndore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Amen. Mwihangane, ndashaka kubabwira aho dusoma hose kugira ngo tuganire muri ya minota itari myinshi nababwiye. None ngiye kwisomera kugira ngo twihute. Sibyo byiza? Tujye muri Luka ibice 6. Luka ibice 6 umurongo wa 40. Luka ibice 6 umurongo wa 40. Twahageze. Haravuze ngo umwigishwa ntaruta umwigisha, ahubwo umwigishwa wese iyo atunganye rwose mu byo yigishijwe amera nk'umwigisha we. Icyo gisobanuro mwacyumvise? Umwigishwa ntaruta umwigisha, ahubwo umwigishwa wese iyo atunganye rwose mu byo yigishijwe amera nk'umwigisha we. Amen. Egura urupapuro gato cyangwa se manuka gato dusome nanone muri icyo gice cya 6 43 tumanuke kuri 46. Yego turi kumwe? Nabasabye ngo muntege amatwi rwose tugendane. Kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto mbi, cyangwa igiti cyera imbuto cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza. Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge, cyangwa imitanga cyangwa imizabibu ku mufatango. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. Murakumva? Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari iby'akanwa kavuga. Hari amagambo usoma muri Bibiliya ukagira ngo ntiwaruyaherutse. Aya mwari muyaherutse? Mumpamagarira iki muti databuja databuja, nyamara ntimukore ibyo mvuga? Imana idufashe. We move. Tujye muri Yohana, naho dusoreza dusoma, naho turangiriza. Yohana 15. Haleluya. Yohana 15. Yohana ubutumwa bwiza n'ubundi 15. Yohana ubutumwa bwiza 15. Yes. Reka dusome 5 kugera ku 8 twongere dusome na 16 byonyine. Twahageze. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana 15 duhereye kuri 5. Ninjye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nje nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Amen. 16 hasi haravuze ngo si mwe mwantoranije, uwo ni Yesu wivugiraga, ahubwo ni njye wabatoranyije
kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo umva kondisiyo. Haleluya. Si mwe mwantoranije, ahubwo ni njye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto. Haleluya. Imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Amen. Tuvuge ngo amen. Bambwira yuko nzakora uyu murimo muri iri teraniro nk'umuntu uri muri komite y'abamama, nk'umuntu uzi ibyo twari tumaze iminsi dutegura. Nabaye nk'uwibaza uko iri teraniro rizaba rimeze, nabaye nk'ukurura ukuntu iri teraniro rizaba ryubakitse. Nsanga tuzadefira, nsanga abaririmbyi bazabyina nka kuriya cyangwa bagira utundi tuntu batwereka. Urabizi nyine, niba utari umushyitsi hano wa mugari nawe buriya tubivuze hari ibintu wimagine. Hari n'umuntu abaje nti mbese urabizi ko dufite umunsi mukuru wa mama? Ati uzi se ukuntu urabyibuka ukuntu ugiye tuwufeta? Ati ndabizi. Ati mujya muzana imibavu. Umuntu aba afite ibyo yarumaritse. Rero nibajije, nabaye nk'uwimagina uko iri teraniro rizaba rimeze. Noneho nza kugira ikintu nibaza mu mutima, nsa nuba nk'umukirisitu wicaye hariya mu iteraniro, utari mama presidente, utari no muri komite y'abamama, wicaye hariya akurikira ibirimo kuba. Numva mbaye ndiwe, mbase mbaye ndi wowe, nakwibaza ariko ubundi jye ko nari muri komite y'abamama, nkaba ntari mu baririmbyi, nkaba ntari no mu bagabo, ko niyo hamagara abadiyakoni ntabamo, hari ubundi ngewe umuhamagaro wanjye numva hari mbaye ndi nkawe. Nakwibaza nk'icyo kibazo, nkibaza ariko ngewe hari ubundi nkora iki? Numva nkibyibaza. Rero nungutse icyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Haleluya. Nibutswa yuko dufite umuhamagaro duhuriyeho twese. Haleluya. Dufite umuhamagaro duhuriyeho twese uko tungana, abicaye hano mu rusengero n'abadukurikira online, n'abemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku isi yose. Dufite umuhamagaro umwe duhuriyeho uwo kuba abigishwa bazima ba Kristo. Haleluya. Dukomere Imana amashyi. Niba ushaka kwandika rero umutwe w'amagambo tugiye kwiga cyangwa kuganira minota mike nababwiye, wandikeho ngo kuba umwigishwa muzima wa Kristo, ushyireho akadomo cyangwa ushyireho tubiri, umuhamagaro duhuriyeho twese. Haleluya. Komera Imana amashyi. Iyo uza kugira ngo dufite umwanya cyangwa wenda ngo turi nko muri seminari, nari gukora akantu k'agakino tujya dukora iyo turi mu mahugurwa hirya no hino. Ababizi nimbivuga murabimenye. Hari igihe tuba turi nko mu mahugurwa cyangwa mu mashuri nk'abarimu twigisha, ugashaka kugira ngo wumve ikintu abantu bazi ku ijambo runaka ushaka kubigisha. Nk'ubwo bavuga bati climate change, ukabaza abanyeshuri bawe uti iyo bavuze climate change wumva iki? Abanyeshuri ukavuga uti andika ikikujemo, akacyandika. Waza kureba cyangwa se bavuga ati iyo bavuze politike wumva iki? Abanyeshuri ukavuga uti nimwandike. No muri universite turabikoresha, uti nimwandike, bakandika. Mu kanya rero ukavuga uti buri wese nansomera ibyo yanditse. Ubwo ushobora gusanga wavuze ati politike, mumbwira icyo bivuze, wandike ku rupapuro ikiza mu mutwe wawe. Iyo bavuze politike, ushobora gusanga umwe yanditseho perezida wa repubulika, ugasanga undi yanditseho FPR, ugasanga undi yanditseho mudugudu, ugasanga undi yanditseho amashyaka menshi. Mbese buri abantu bagira ukuntu bumva ikintu iyo kivuze, sibyo? Ibyo ni ibisanzwe. Umwarimu akora nk'ibyo agira ngo amenye ibitekerezo abantu bari bafite ku myumvire runaka y'iryo jambo ashaka kubigishaho, sibyo? Nanjye iyo mba mfite umwanya, mba nkubajije ngo iyo bavuze umwigishwa wa Kristo wumva iki? Mba nkubwiye nti andika ku rupapuro icyita kiza mu mutwe wawe. Nibaza ko hari wari musanga yanditseho ati Petero, cyangwa se ati Yohana, cyangwa se ati intumwa 12, cyangwa se ati Bishop, cyangwa se ati Mama Serine, cyangwa se ati Right Choir.
nibaza yuko bavuze umwigishwa wa Kristo dushobora kwandika ibintu bitandukanye. Mwubwiye ntiyandika ijambo rimwe cyangwa se interuro imwe isobanura uko ubyumva, ndabizi ko twakwandika ibintu bitandukanye. Ariko se wa mugani umwigishwa wa Kristo muzima bivuze iki? Niba ari wo muhamagaro twese duhuriyeho bivuze iki? Haleluya, turagendana. Haleluya. Icyo rero nicyo nashatse ko tuganiraho uyu munsi, kuko kuri uyu munsi wacu w'abamama ntago nifuza ko hagira umuntu usohoka azi ko iby'iyi nzu n'iby'ubu bwami we bitamureba. Kandi wamubaza uti mbese warakijijwe? Ati wakiriye Yesu nk'umwami? Ati nk'umukiza w'ubugingo bwawe? Wemeye ko wakiza ibyaha? Ati wemera ko ari umwami? Ati ariko ndabizi ko umubajije se wumva uri umwigishwa mwiza wa Kristo? Niba hari uwakubwira ngo yego atazi icyo bivuga, cyakora uri analytical, usesengura cyane, ashaka kubaza ati what do you mean? Nk'abasandrine bize cyane, ashaka ati what do you mean by being a disciple of Jesus? Ushatse kuvuga iki? Ibyo bisobanura iki? Kugira ngo atitapa. Buriya abantu basobanutse rya kwa ati ushatse kuvuga iki, abagira ngo atagusubiza bitari byo, atitapa ukamucishamo ijisho. So noneho twibaze, ndagira ngo twibaze gato minota nka 25 ya 30, twibaze ngo ese undi kuba umwigishwa muzima nyakuri wa Kristo bivuze iki? Haleluya. Twasomye inkuru ariyo turi buze kugenderamo cyane, iriya y'ukuntu Yesu yahamagaye bariya bagabo 4, aragenda ngo abona Petero. None rero kuba umwigishwa wa Kristo bivuze iki? Icyambere ndagira ngo nkubwire ko si igitabo umuntu asoma, si ishuri umuntu yiga, yewe si n'umurimo specific kuvuga ngo uri umuririmbyi, ni ibintu bibera mu mutima. Haleluya. Ni ibintu bibera mu mutima wawe, bityo wabyemera bikagira umusaruro ndibuze kubabwira. Haleluya. No kuvuga ngo kuba umwigishwa wa Kristo birimo ibyiciro bitatu nkurikije ibyo Imana yampaye kumenya. Wenda nawe nukora nuganira n'Imana kuri iyo ngingo, hari ibindi uzamenya ubyongereho, niko bimera, nta kibazo. No kuvuga ngo kuba umwigishwa muzima wa Kristo, turaje tubyiga tuvuga ngo icyambere ni ukwemera Yesu ko agukiza, ko ari umukiza kumwe twatuza abantu. Buryo wemeye ko akiza ibyaha, ukemera ko ukiza ibyaha wari warakoze, ni ukumwizera nk'umwami, ukemera yuko agiyana no kuba ari utwara ubuzima bwawe. Ariko icya gatatu nicyo tugiye kuvuga, kuko ibyo ngibyo ndabizi mbabajije mwese mwagira mutyo. Icya gatatu ni ukuvuga ngo ni ukumwemerera ko akoresha ubuzima bwawe. Turumvikanya ko ni ukumwemerera ko akoresha ubuzima bwawe kugira ngo yimenyeshe abandi bantu. Komera Imana amashyi. Ni ukumwemera. Number 1, kwemera ko ari umukiza. Ubundi mbere ko wemera ko ari umwami, ubanza kwemera ko ari umukiza. Kwemera ko ari umunyabyaha, kwemera ko agukiza ibyaha, ukizera ko ukize. Unono ukemera ko ubu utakigenga, ugiye kugengwa nawe nk'umwami, ukamwemera nk'umwami. Number 3, kuba umwigishwa. Niyo mpamvu abantu benshi dufite abantu bemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko bakaba tarabigishwa ba Kristo, kuko nyuma yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntago bemeye ko yakoresha ubuzima bwabo kugira ngo yimenyeshe abandi bantu. Turabyumva? Turumvikana? None ni gute wemerera Yesu ko akoresha ubuzima bwawe kugira ngo yimpacting abandi bantu? Sibyo? Kugira ngo agire ubuzima bw'abandi bantu ahindura, aciye muri nge, aciye no muri wowe, no muri wowe. Haleluya. Kuko Yesu yaje rimwe akora ibyo agombaga gukora, ahamagara nge nawe kugira ngo noneho ibisigaye agomba gukora abikorere muri iki no muri wowe. Birumvikana?
Yesu ashimwe. Nigeze kubabwira ngo ibi bintu by'ubutumwa bwiza Imana yemeye ko abantu bamwe babimenya, noneho abo babimenye agakorera muri bakabimenyesha n'abandi, bikaba uruhererekane. Ubu twabyawe n'intumwa za mbere ba Petero, abangaba tugiye kuvugaho gato, natwe ubu turimo turabyara abandi kuzageza ku mpera y'ibihe. Nuko bigomba kumera. None ni gute wemerera Yesu ko akorera mu buzima bwawe agahindura abandi bantu? Haleluya. Yesu ngo yaraje arababwira ati, tugiye muri ya nkuru, turumvikana, tugiye kubireba ubundi mu bintu nka bitatu. Icyambere, Yesu ni uhamagara. Amen. Kuki mvuze ibyo ngibyo? Dufite abantu bakijijwe, bizera Yesu, bemera yuko bakijijwe, ariko baba bumva ntacyo bakora, kubera yuko rimwe na rimwe bitewe na za background zabo, ukuntu bakuze biyumva. Ugasanga umuntu ngereka mbakubita agaparo, mafite uduparo. Haleluya. Ngewe kuva na kera ndi muto nari munini, ubu ntabwo mbyibushye mbaye umugore. Cyese kute kwandi umukobwa rimwe nyine kwa kuntu umuntu abashaka kujya kuri taye, nagize ngira ibiro nka 70, ariko ubundi mba ndaho hejuru iyo ngiyo. Haleluya. Noneho umva ikibazo, kubera ko nari igikobwa kinini cy'ibihinjo, cy'ikikobwa cyiza cy'icyana. Noneho ariko murana ntari kizi icyo gihe. Haleluya. Noneho batora abantu bakina dupira kwa kundi gutera na gutya, cyangwa birukankana n'agati. Nukuri, I have never been picked the first. Na rimwe bigeze bamfata ndi uwa mbere ngo bantore. Hari n'igihe cyageze bakajya bambwira ngo nkinaho nshaka, kubera yuko bari bazi ko I'm not adding anything. Najya muri iriya timu, najya muri iyi yindi, uko biri kose ntibibuze yari gutsinda. Urumva, usibye yuko Yesu hari igihe agira gutya akavuga ati ngewe I pick you. Hey, haleluya. Ndashaka kubwira umuntu wicaye aha, yicaye hari inyuma, yicaye hari hirya na hano, hari n'abari muri aya matsinda tuba turimo, ariko yumva nta kintu we yashobora, akavuga ati niba ko dukenyera nzakenyera, ariko ubundi ngiye numva ntazi ikintu maze. Reka mbabwira akantu, hari muranse hari igihe biba biterwa n'ukuntu uriya muntu yakuze. Rimwe na rimwe akaba ari ibikomere yibunganira, bakaba barambwiye bati we ntuzi no kuvuga, bati ubundi birahagije. Embarrassment imwe y'umwana irahagije kugira ngo influence ubuzima bwe bwose amaze gukura. Uzi ko ushobora kujya buriya niyo mpamvu babyeyi turera tugomba kumenya ibintu tubwira abana bacu. Ibintu byo kugira ngo wowe subirayo, we ntuzi no kwihuta, yewe bwira mukuru wawe abari wose cyangwa murumuna wawe, wowe ntuzi no kubivuga neza, wowe uraronda urya iminwa, wowe uradidimanga. Biriya uzi ko agapfunyika hano, buriya nukora ibyo bintu ujye umenya ko utarimo kurerera Kirisitu neza. Iyo twazanye abana hano babasengera badusabira ngo Imana iduhe n'ubwenge bwo kubarera. Buriya ubwo bwenge badusabira n'ubwo burimo. Ntabwo ugomba guhora ubwira umwana yuko we ibintu atabishoboye, niyo yaba atagira amanota menshi, kuko abana ntibanganya amanota, ariko nawe afite ikintu azavamo. Twabahawe n'Imana ibafiteho umugambi. Buri muntu wese, nawe urimo nanjye ndibona abana twabyaye individual, afite ikintu ashoboye. Haleluya. Noneho rero ubwo urumva ko hari umuntu ushobora kuba ameze nkanye, kuko bamubwiraga ko atihuta, kuko bamubwira ko atazi kuvuga, wenda rimwe na rimwe n'amanota ntabe menshi mu ishuri, akahora agira ngo nuko bimeze. Ndashaka kugutangariza ikintu uyu munsi. Uwo muntu wabikubwiraga, niba ari mwarimu wawe, niba ari mama, niba ari papa, niba ari auntie, niba ari bakuru bawe, ntabwo ari bo barimo kuguhamagara. This time Jesus himself niwe urimo kuguhamagara, kakubwira ati nge mbona ushoboye. Reka nkubwire akantu. Haleluya. Kandi ndimo ndaganira na buri muntu wese, ntabwo mbwira abantu badamu twasengeye uyu munsi. I am talking to you. Ndavugana na buri muntu wese. Nukuvuga ngo ubundi cyambere gukurikira Imana, haleluya, kwemera kuba umwigishwa wa Kristo, ubundi banza uvanemo ko hari ibintu ushoboye wumva Imana yaheraho igukoresha.
if you think you are skilled somewhere, ukumva utingiye buriya hari utuntu nzi kubw'iyo mpamvu buriya niyo mpamvu Imana yankoresha. Ako ngako ndakagusabye, niyo waba uri ku ruhe rwego ukadroping, kuko Imana ntabwo ishaka. It's not about you and your capacity. Ntabwo ari wowe, ntabwo ibintu Imana izakorana nawe ntibishingiye mu bushobozi wowe ufite, kuko birenze ubushobozi ufite. Haleluya. It's all about Jesus. Ariko komera Imana amashyi bukomeza. Narimvuze nanze ko Sandrine asemura kubera ko dufite umwanya muto. Narimvuze ngo ntabwo ibyo Yesu ashaka gukorana nawe bishingiye mu bushobozi wowe ufite, wowe bishingiye mu kwemera ko guhamagaye. Haleluya. Bishingiye mu kwemera ko guhamagaye, noneho ukamureka we agakorera muri wowe ibyo ashaka. Komera Imana amashyi. Urundi ruhande rero, niba nawe wicaye uzi ko ntacyo ufite, uruhande rwa mbere hari uvuga ati ngiye hari icyo mfite, ngiye narize, nashobora no gushyira ibintu ku murongo. Buriya wasanga Imana ibihereyeho ikagira ikankoresha, buriya birumvikana wiwi yankoresha. Ako ka dropping. Noneho nawe ushobora kuba wicaye hariya hirya ukavuga uti okay, ngiye nta n'icyo mfite, ubundi se yankoresha ihereye kuki? Ndashaka ko ngako tukanzuraho, andika umwanzuro wa mbere. Kumwe bavuga imyanzuro y'umushyikirano. Umwanzuro wa mbere nuko ntago ari wowe. It's not about your capacity. Ntago ari imbaraga zawe, si ububasha bwawe, si amashuri wize, si ukuzi kuvuga, si ukuri timide. Ikishaka kukubwira uyu munsi nukuvuga ngo waba uri muri kwaya utayirimo, waba uri mu badiyakoni utabarimo, upfa kuba wumvira ijwi. Iravuze ngo wowe mbere ku mutima wawe wakorana n'Imana gusa. Haleluya. Emera ku mutima wawe wakorana n'Imana, ibindi Yesu azirwariza. Haleluya. Komera Imana amashyi. Hari akantu ushaka kubabwira nahishuriwe muri iyi minsi. Buri Imana simvuze ko kwiga ari bibi, nanjye ndimo kwiga by the way, ndenda kurangiza nzabibabwira neza ejo bundi ndangiza. No, icyo nshaka kuvuga ni iki? Ejo nasomye ahantu harandyohera. Mu bice 16 bibyakozwe n'intumwa, Pawulo ngo mu rugendo rwe rwa kabiri muzabisome, ngo yaragiye yagera ahantu hitwa niba ari Lusitira. Reverend ko hitwa ni Lusitira. Ni Lusitira. Ngo asanga uyu mwana w'umuhungu witwa Timoteyo, wawe ndusoma mu bitabo hano. Ngo yari umwigishwa mwiza. Uranyumva? Ngo yari umwigishwa mwiza, wizeye ijambo ry'Imana. Ngo nyina yari umuyudakazi, ariko se yari umugiriki, sibyo? Ngo Pawulo yumva yifuje ko bajyana mu ivuga butumwa bakazafatanya. Ariko noneho ngo abona yuko agomba kumukeba ibingi biri mvuga gukeba, ubyumve muri sansi ya mbere. Ibyo bita gusiramura. Kuko nibyo bavugaga. Ngo yumve ko agomba kumukeba kubw'abayuda. Kuko abayuda bari baraho ngo ntibemeraga ko umuntu utakebwe ku mubiri yakorera Imana ahumanutse. Ntago bemera ko yaba ahumanutse kurya yakorera Imana. Icyo mbivugiye ni iki? Ikibazo Timoteyo nta kibazo yari afite, na Pawulo wari umubonyemo impano y'Imana nta kibazo yari abifiteho, ahubwo ngo yamukebye kugira ngo abantu babakikije bazemere navuga. Haleluya. Ubu ngubu ibintu by'ibifaranga mbese n'ibiki byose ibintu Imana iduha, haleluya, ntabwo ari byo. Ubundi ntabwo ari byo bituma dukorera Imana mu by'ukuri. Ibi biri fiziki, ibi ngibi, ahubwo hari ibyo iduha kugira ngo ibyo tuzavuga bitewe naho tuzaba turi bizagira bite, bizemerwe. Komera Imana amashyi. So ntabwo habanza ibyiguha kugira ngo ukore, habanza kwemera yuko yakorana nawe. Noneho iyo bitewe naho igiye kugutuma, Pastor Brenda ageze kubwiriza cyera nyikizwa ndi kumuhita uri kumuhima, aravuga ngo Imana ntiyagutuma niba umushoferi bamutuma bakamuha fuel imugeze cyangwa uko ariho bamutumye, ngo ntabwo Imana yagutuma ngo ntiguha amavuta kugeza aho igutumye. Mu yandi magambo, utuntu tw'ubwenge ntumvishe ntubika neza, bita ntubika ngewe. Wasurumva ko ataramfashije ibihe byose, barikiwe uriya nta nabyibuka ko yabivuze. Haleluya. Nukuvuga ngo uretse kuvuga ko nta mafaranga ugira therefore utakorera Imana.
reka da banza wemere ko umutima wawe wakorana nayo gusa ubwira Yesu uti Jesus urampamagaye nditabye ndakijijwe nemeye kuri umwami ese wambyaza ubu wambyaza umusaruro ni wowe uzi icyo wambyaza ni wowe uzi icyo wankoresha ayamuhiye haleluya Yesu ashimwe cyane ako kantu kanyuma niko kananira abantu bemera Yesu bakamwizera nk'umwami ariko bakishyiriraho limite bakumva ntacyo bamumarira bakumva nta bushobozi bifitiye Imana irakwekipa si babandi baremba ati ngo ntihamagara abakomeye ahubwo igira itera ngo ikomeze wihamagara irakwekipa kaguha ibyo ukwiye kugira ngo nkitangira kwiga amasomo ndimo kwiga numvisha nteye ubwoba kandi ubundi ntago nari umuswa ariko numva noneho yongeye kwiga nteye ubwoba nandikira umuntu twiganye kera namwe nangiye kwiga PhD unsengere numva binteye ubwoba uzi ukuntu yarambwiye ngo yabinyanikiye mu cyongereza arambwira ngo Celine ngo I know God will back you up ngo Imana izagushyigikira tega amatwi wumve ngo kubera ko ngo he doesn't use only the fishermen like Peter ngo ntabwo ikoresha mbese abarobyi nka ba Petero ngo he also needs the brilliant like Daniel and Paulo na Daniel ngo ikeneye n'abanyabwenge nka ba Paulo na ba Daniel ngo kugira ngo impacting this current smart generation. Reka rero mbabwire aya magambo uwo muntu yambwiye ubu numva ari yazampesha PhD. Haleluya! Kubera ko numvise bivuze neza cyane. So mu yandi magambo sinavuze yuko tutakwiye kwiga tutakwiye kugira gute ariko when you have this you fit uyu mutima wo kwemera ko Imana igukoresha igusiga amavuta ikaguha n'ibikoresho bingana naho ishaka ko uzakorera ubu Imana nishaka ko uvuga ubutumwa mu bantu bo hejuru izakujyana nawe gereyo. Niko bimeze kuba waremeye gukorana nayo kandi turaza kuvuga ngo iyo ugezeyo ubigenza ute. Cya kabiri rero ariko harakandi kanajye kuvuga ntakibagirwa kuri icyo ngicyo uko byamera nimvuga equipments ntago bivuze bifatika gusa bino byo kuguha inote izi guha kubera ko ibona n'ubu zifite abo uzabwira bazakumva kurushaho. Simvuze amashuri ngo mwese mujye muri kwiga PhD ariko wanajyayo niba nyine nawe ushaka gukoresha nkuko wa muntu yambwiye ariko noneho hari n'igihe kwipinga mu bundi buryo bari abatipe ntuza babandi bahagurukije wa muntu ku irembo ryitwa ryiza si Yohana na Petero n'ubundi ra ngo baramuhagurukije bamugezeho barareba bati nta feza dufite ariko we are equipped anyway hari ikindi kintu dufite nubwo bashakaga inote ntabwo ahantu hose rega hakora amafaranga yonyine bati nubwo bashakaga inote ariko ntazo dufite ariko hari icyo dufite haguruka ngira ngo baravuze ati twabanye na Yesu iyo Yesu aza kuhagera yari kubigenza ate yari gusiga uyu muntu ngo nuko nta mafaranga afite baravuga ati haguruka ugende bahita bagira courage batangira n'abakubwiriza abantu bafatiraho barabwira bati nukubera iki mutangaye mwagize ngo n'imbaraga zacu zibikoze reka da ti Yesu wa wundi mwe mu rubyaro rwa Abrahamu barabwira bahagararaho baravuga abatipe babitegereza ngo bakuru amatorero barabitegereza baravuga ati ariko abantu ko bavuga nk'abasomye mu bisome nge ntabwo ibintu byose birimo aho ngo muri biriya bice bine hari ati abantu ko bavuga nk'abasomye kandi tuzi ko ari abaswa umwara babwira ati musigeho ati babanye na Yesu. Equipment ukeneye ntabwo ari inote gusa ibintu by'amafaranga ni byiza ariko Imana ibiguha kwizi ko hari ibyo ugiye kuyakemuza kandi kwizi ko ahantu uzagutereka uzaba wemewe kuko uyafite ariko noneho hari igihe guhereza izindi mbaraga zikemura n'ibindi bibazo. Uriya mutipe ntabwo yarakeneye amafaranga gusa nibwo yasabaga yarakeneye guhaguruka akigendera ubwe. Haleluya! Ngo babiboneyeho baravuga noneho ngo barangije baravuga ati abantu baravuga nk'abasomye abantu baravuga nk'abize ubushizi bw'amanga ntabwo ari bwo abantu binjije nk'ako twari tubazi
hataba abantu ngo baravuga ati babanye na Yesu. Kwemerera Yesu ko mubana akakubwira ati follow me, nkurikira, ukavuga uti ndabyumvise, nemeye kuri umwami ndagukurikiye, ibyo byonyine abibyaza umusaruro akakubakamo ikintu cyagirira umumaro abandi bantu. Haleluya. Yarababwiye ati follow me, barafollowinga. Umva ikintu bakoze, ngo barekuye inshundura zabo, they dropped their nets, bararekura inshundura zabo, ngo ako kanya, niko handitse muri Bibiliya cyongereza nasomye ngo immediately they dropped their nets, ngo barekuye inshundura zabo, bagira gute? Baramukurikira. Kabira nkubwira akantu gakomeye, you need to drop the nets. Ukeneye kugira ibintu urekura. Reka tuvuga akantu gato nshaka nsoreze kuri ako. Reka mbabwire, kuroba muri kiriya gihe muzabaze ba revera n'abandi bari mu ba Bibiliya, byari umwuga wubashywe. Inshundura yari ikimenyetso cy'ubutunzi bwabo, yari na business ya famille, kuko bose uko tubabona bari abasore bane, bose babiri bari abavandimwe n'abandi babiri ari abavandimwe, bo bari kumwe na se. Bivuze ngo yari business ya famille. Harimo kudropinga net, kureka inshundura zabo, byavugaga ko ni nko kwiyanga. Niko na Yesu avuga mu bindi bice, aravuga ngo urashaka kunkurikira yiyange, ngo yikorere umusaraba wanjye. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo umuntu nashaka gukurikira Yesu yemere guhindura mindset ye n'imyumvire yari afite ku bintu. Haleluya. Ntago mu by'ukuri nuza kureba, ntago yababujije kuroba completely, kuko hari igihe cyageze basubira kuroba, ahubwo yababwiye ngo muhindure imyumvire mwari mufite, yuko umuntu abeshwaho nuko yakoze cyane, yuko umuntu abeshwaho nuko azi gukora ibyo arimo gukora. Ntuzi umunsi bagiye kuroba bagaheba, hari umunsi bagiye kuroba byanga kuvamo, kandi they are very professional fishermen. Ariko umunsi umwe bajya kuroba ngo biranga, kuko iyo huye na Yesu ukemera kuba umwigishwa we, ariko Imana imfashe muri kunyumva. Is it clear? Birumvikana? Iyo wemeye guhura na Yesu ukemera kumukurikira, ukemera kuba umwigishwa we, agusaba ko ugira ukuntu uhindura imyumvire wari ufite ku bintu. Haleluya. Noneho niba wari uzi kuzi gucuruza, ukavuga uti this time ubwo nemeye gukurikira Yesu, ndamenya ko ntacyo ntakora ntari kumwe nawe. Therefore, nubwo waba wifitiye imari yawe ukaba ugiye kuyishora, ukaba ugiye gutega indege ukajya mu Bushinwa kurangura, bizanemo Yesu, kubera ko nk'umwigishwa we ubu nibikiri ibyawe. Yavuze ngo ntacyo wakora utamufite, icyo wakoze ukagikora wenyine cyararangiye. This time now, ubu noneho ubwo wemeye kuba uwa Yesu, ubwo wakiriye agakiza ukemera kuba umukirisitu, ukemera kuba umwigishwa wa Yesu, arashaka kubimuzanamo. Kome amashyi. Nta bintu byo kwiyeranja. Abajene bacuti banjye, nta bintu byo kwiyeranja ngo umese ngo ubyipapirire ubyiyuba. Iyo wemeye kuba umwigishwa we, arakubwira ngo drop the net. Nta nubwo abikubwira, urabyibwiriza. Kavuga uti none bigishingiye ku myumvire yanjye n'amahitamo yanjye. Ushobora kwirambagiriza umukobwa yewe muntu, hanyuma Imana ikabwira iti ndumva bitavamo. Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So kubw'iyo mpamvu, uye wemeye kuba umwigishwa muzima wa Kristo, ntibiba bikiri ibyawe wenyine. You need to depend on him fully. Ugomba kumushingiraho 100%. N'ibyo wari ushoboye kwikorera ukabimuzanamo kugira ngo bigire bite, kugira ngo bikunde. Ubundi Peter yarazi kuroba we. Uyu muntu witwa Peter ngo yarazi kuroba. Yarazi kuroba bya serious. Umunsi umwe bararoba ijoro ryose riracya. Abizi ko baroba ninjoro, aza ama principe, aza ko bakubita urushundura, noneho bikaza. Kwa kuruvuga uti nzi kuru nabigenza, nzi kuru nabikora business yanjye kazuka, nabigira gutya nabwana runaka, nanahindura amafunguro y'indi shami. Iyo wemeye kumwigishwa, wemera kwinjiza Yesu muri aferi zawe. Ariko akantu kumvikanye, kamera Imana amashyi. Kuko umunsi bamusize ku cyumweru twize ibintu byiza mu mabishobora twisha ibintu byo gufollowinga Jesus. Umunsi yabasize ntibabe bari kumwe bagiye kuroba, byanze kuvamo kandi bari babizi.
umunsi yabasize akigendera agasiga ngo barimo barutongana n'abadayimoni babazaniye wa muntu ngo akure b'amadayimoni, baragarutse basanga abadayimoni babaryanye umwanda banze kuvamo. Arabaza ati ariko bigenda bitewe ko akumviye vuba, ababwira ibanga. Ndashaka yuko wemerera Yesu ko yakoresha ubuzima bwawe agahindura babacuruzi mucuruzanya bitewe n'iki? Bitewe n'uburyo umwemerera akaza muri business yawe. Haleluya! Ukemera kumwimvoruvingamo, bityo bikazatuma abantu babaza bati ariko wowe ubigenza ute? Haleluya! Wowe ubigenza ute? Ko abandi byanze, wowe ubigenza ute? Imana ibibahe mu izina rya Yesu. None umva akantu rero kanyuma ngo kandi ngo mugume muri nge kandi mukomeze mwere imbuto kandi imbuto zanyu zihoreho. Condition kugira ngo ikintu muzasaba data azahere ko agira ate. Ariko ako kantu twakumvise. Reka nkubwire, ushobora kubura aho ukagira ngo ibintu birimo biragenda kandi bitakigenda, kubera ko hari ahantu warekeye aho kwera imbuto, hari ahantu warekeye aho gukora neza, hari ahantu wagombaga kuzera niwazera, noneho ugasigara ugira ngo ibintu biracyaryoshye cyangwa biracyariho, kumbe ntago bikiriho. Ukagira ngo ibyo usaba data birimo birumvwa, kumbe ntibicyumvwa. Isuzume. Haleluya! Amen. Buriya ejo bundi nabonye akantu karantangaza. Murabona ukuntu abantu basigaye bashobora gufata ibipapuro bakabihindura indabyo, uretse n'ibipapuro. Nabonye amabuke y'amafaranga ariko ntibikemewe, Benere yarabiciye. Tunya gufata inote mukazikora amabuke byaraciwe. Ngo nugutesha agaciro ifaranga ryacu kandi koko nibyo muzabyongera. Noneho reba tuvuge muzarebe kuntu badekoza indabyo za artificial. Iyo zirebye uturutse kure cyangwa se unazegereye nta gupfa guhita umenya ko ziri artificial, sibyo? Ariko nkuru y'ukiruje guhova. Guhova muzi iki Kinyarwanda? Gutara ubuki, gushaka ubuki. Muzi ko uruyuki rukura ubuki mu ndabyo? Ruje guhova. Rwo rwamenya gutandukanya ururabyo ruri artificial n'ururiyo. Komera Imana amashyi. Buriya imbuto turatumvikana. Buriya imbuto Yesu yavuze, nababwiye ngo ntituyavugaho cyane menshi yose twagiye dusoma, ariko mwibuka ko yavuze ngo ntago wajya gusoroma iki n'iki ngo ugikure ku kindi giti kitari icyacyo, twabisomye muri Luka. Buriya imbuto uzigukeneyeho cyane niwe umenya ko zifite cyangwa ko utazifite. Buriya wowe urubyiruko biroroshye ko wabeshya perezida akagira ngo uri umuntu muri kumwe, akagira ngo burya witwara neza, akagira ngo n'abashumba bashobora no kugushyira no muri komite bakagira ngo ibintu bimeze fresh. Biroroshye ko abo muri kumwe, twe turi kumwe nawe, buri nta mbuto zindi tunagukeneyeho, nta birenze. Wa mugana abandi afate nta birenze, ariko ugukeneyeho imbuto my friend, wazabimenya ko ntazo ufite. Buriya nabivanga pagana ariko ni Kinyarwanda nabibikoresha. Buriya abadakizwa bazi kumenya niba dukizwa cyangwa tudakizwa. Ibyo birumvikana. Buriya abantu benshi barabizi ko hari ibintu bo byabananiye. Mugabo akakubwira ati ngiye ninywera inzoga mata nitahira iryo, mbese nyine nuko bimeze. Warabizi ko byamunaniye, ariko we ye expectingaga ko wowe utandukanye nawe. Twebwe rero ntitukuzi, tubona uri umukirisitu, ariko we vuga ngo we wa wundi mucuruzanya, wa wundi wazi kumenya niba wera imbuto cyangwa niba utazera. Ni nka rwa ruyuki rwaje guhova. Iyo rugeze kuri artificial rumenya ko cyari igicupuri, rukajya kwishakira utundi hariya hanze cyangwa hariya. Ako kantu kumvikanye? Rero ntiwipimire kuri twebwe ngo ubone tubona uri fresh ugire ngo ibyo birahagije. Ubundi hubwo hanze iriya hamwe wirirwa mu rugo iwawe muri quartier bavuga ngo iki? Ubanza nagiye kure, ariko umenya araho naganagada. Noneho arababwira rero ati mugumemo mukomeze mwere imbuto kugira ngo ibyo musaba data byose abikore, kandi uri ibirenze kuri ibyo ngibyo mbashe kuba nakorera muri mwe, nkahindurira abandi bantu kuba bigishwa banjye. Haleluya! Kuko ni muri izo mbuto zigumyeho niho Yesu akorera akabasha guhindura abandi bantu. Bushize baduhaye uriya mwitozo wa Bishop yakoze ni mwiza cyane. Ubundi nshaka kukubaza nti
ubundi uteganya kubana na Yesu kugeza ryari? Cyangwa se muzihe circumstance? Ubundi nk'icyifuzo ufite kidahise gisubizwa wabigenza ute? Menya ndimo tubabwira ko Yesu asubiza kandi arasubiza, ariko nasubiriza rimwe, nta nubwo asubiza buri gihe mu gihe uteganya. Ubundi atabisubije ako kanya nk'uko ubyifuza wabigenza ute? Wareka kuzongera gusenga, wavamo ukigendera, wahunga igihugu ukajya kwidekarara kuri impunzi, ukajya kubeshya ko nta mutekano dufite. Ubundi bidahise bikemuka wabigenza ute? Ntusubize, wisubize. Icyifuzo ufite kiguhangayikishije kidahise gikemuka wabigenza gute? How far ni ku kigero kingana iki uteganya kuba wabana na Yesu? Teganya ko mwagera ahantu mukabivamo. Hari umuririmbyi yavuze ati siburi wa mugabo witwa Mbonyi, ati siburi isengesho rizasubizwa uko nsaba, ati siburi misozi nzabasha, atari ko icyo ngusabye atugiye dute, ati tugumane. Haleluya! Ndagira ngo tugiye gusenga, bagiye kudusengera kugira ngo mpinira hano kuba twara umwanya munini. Ariko icyo nari ngambere reka nyisamarayizinga. Nari ngambere kuvuga ngo gukizwa ni byiza, warakijijwe, kandi ni utarakizwa ngiye guhamagara hano mukanya umbabare ntuncike. Kwizera Yesu nk'umwami warabyemeye, ariko noneho hari igikurikiyeho, kwemera ko yakoresha ubuzima bwawe muri business ukora utayiretse. Kuko umuririmbyi aravuga ngo umwitabisha umutima. Haleluya! Ab'iki gihe twitabisha imitima. Yesu araguhamagara ariko ukitabisha umutima wawe, uti ndi hano mwami, ndi hano mwami, wankoresha icyo ushaka. Kandi twavuze ngo ubushobozi afite bwo gukora ibintu ntabwo ari bushingiye ku bushobozi bwawe, bushingiye ko umwemerera noneho agakorera muri wowe ibyo we agambiriye gukora. Uyu munsi tugiye gusenga isengesho turi kumwe na Bishop ryo kwiha Imana bundi bushya. Ngo mvuze ngo iki? No kwiha Imana bundi bushya. Ibyo bita kwiha Imana, abamaseri bagira ibintu bita kuvugurura amasezerano. Simubizi abafite bene baba abamaseri. Kuvugurura amasezerano no kuvuga ngo nukubwira Yesu ngo narakwakiriye, ariko numva nkwiye ndumva nshaka ubuzima bwanjye bundi bushya, ngo ube wabukoresha hari ahantu nkora. Buriya ni gute nabo umumaro hari, ni gute nabo umumaro mwitore, ni gute nabo umumaro muri ruganda nkoramo, ni gute nabo umumaro mu rugo iwanjye no muri quartier no mu baturage. Nguhaye umutima wanjye, ngiye nirebye numva hari nta nabibasha, cyangwa se bune wowe wabigenza. Haleluya! Tugiye kuri uyu munsi waba mama bavuze bati twarahamagawe, kandi nibyo koko. Ndagira ngo nawe wicaye utari muri komite, ukabutari no mu badiyakoni, ukabutari nahe, cyangwa nawe ukabusanzwe unarimo, umenye ko Yesu agushakaho ibirenze ibyo wakoraga. Haleluya! Agushakaho kurekura umutima wawe. You drop the net, ukarekura bari abantu barekuye biriya bintu byari bibatunze. Nyumvire bari bafite ku mafaranga, nyumvire bari bafite ku mikorere, nyumvire bari bafite ku mibereho, nyumvire bari bafite ku cyubahiro, n'izina ryabo bari barubatse muri quartier. Abantu bose bazi ko barobye bibanze, baravuga ati reka ibitubireke twakira ibyo Yesu atubwira. Ntibari baza aho bajyanye, ibaze gukurikira umuntu atazabona kujyanye, ariko kwizera ukavuga uko biri kose bizakunda. Niyo mpamvu nari mbabwiye ibyo ngibyo usaba nadahita bisubiza, unyumve neza, umenye ko utagomba guhita ugenda. Wizera ahubwo plan yiwe, komeza uvuga uti ndacyakwiringiye uko bimeze kose, mutima wanjye ndacyawukurekuriye, imibereho yanjye ndacyayikurekuriye, ubuzima bwanjye ndacyabuguhaye, ubugenzi uko ushaka mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. Icyo gihe nibwo tuzaba tubaye abigishwa nyakuri ba Kristo, kuko tuzaba dukoze nk'ibyo ashaka. Haleluya! Ya magambo twasomye muze kongera muyasome, namwe nimugera mu rugo Imana ibahe umugisha. Giye guhamagara Bishop ngo dusengere, ariko mbere ya byose ndashaka kurako nta muntu utarakizwa uri hano. Nkuru za Yesu ziraryoshye. Ndumva nifuza ko hari umuntu waza akakira agakiza. Hari umuntu wateranye natwe muri riteranira atarakira Yesu. Waba uhari? Hejuru, inyuma, hano imbere, hari umuntu uhari? Ntawe? Ndaguhamagara kubw'urukundo rw'Imana, ntusubireyo. Ndaguhamagara, ngwino imbere, ngwino nta kibazo, tambuka, yego nakubonye, Imana iguhe umugisha. Nta wundi. Tugiye kwiha Yesu mu kanya, niko bimeze pe, kuko nicyo ashaka. Niwo muhamagara twahamagawe twese, kandi wamwiha yagukoresha ibintu bikaze. Ninde wundi?
nta wundi muntu uri hano utarakizwa? hari uhari? abaye ari ntawe, n'uyu musore turamwishimiye cyane, mukomere Imana amashyi. uyu nguyu turamwishimiye, Imana iguhe umugisha. Bishop wanjye n'uyu musore ari hano, nta kibazo mwaza mukamumfashiriza, hanyuma tugiye gusenga isengesho ryo kwiha Imana. muri dufashemo rwose bashumba, turashaka kuba b'umumaro no kuba Yesu yakoresha ubuzima bwacu mu byo dukora ibyo ari byo byose, akadukoreramo, agahindurira benshi kumuzaho mu izina rya Yesu, amen. Amashyi menshi ku Mana yacu, Imana igumisha cyane. Mwene data, kubaje hano ntago ari we wenyine, nawe ntusigare, umunsi wawe ni uyu nguyu, kandi nta kiri burebe umutima ubikunze, wumvise umuhamagaro, wumvise umutima wawe uhamagawe gukorera Imana, kandi guhamagaye niyo izagukomeza. Ntago ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahama. Ishobora kuba ishaka gukoresha ibintu wowe utatekerezaga. Yesu nashimwe cyane. Natwe iyo twaturutse hirya twari tuzi ko izatugeza aha, ariko kubera ko twemeye umuhamagaro, dore aho itugejeje kandi turacyakomeje. Bwana Yesu asifiwe sana. Urasigaye rambura ikiganza nawe uvuga uti nanjye ndumva ashaka gukorera Imana, ndumva nshaka kuba igikoresho cyiza kizima, kandi nka umwigishwa wa Yesu. Uretse mwene data hano, nawe urasigaye gira gutya. Kandi niba ari uyu gusa, reka dukomere Imana amashyi. Reka nkwifashiriza rata, muhungu mwiza. Natwe nuko twahamagawe, turaza turasengerwa, Imana iradukoresha. Nukuri kandi ntawe bitabera, upfa kuba wumvise gusa ukitaba. Amen. Ikura umutindi ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Haleluya, haleluya. Kandi aho umubyeyi atakugezayo yakugezayo. Ndavuga ibifatika bisanzwe, byabura byashira byakurwaho, ariko ikaza kugezaho yateganyije. Rero ubwo ubyemeye, ikugezaho igiye guteganya kugeza, egera hano hafi. Ndavuga ngo Mana yanjye, ndi imbere yawe, nciye bugufi, ndi umunyantege nke, ndi n'umunyabyaha, ariko uravuze ndumva, nanjye nditabye, kandi uvuganye nanjye, ushaka kunkoresha. Ndi hano, mbabarira, unyeze, untunganye, maze unkoresha. Satani n'abadayimoni bamva inyuma, mbaye wa Yesu. Kuva uyu munsi ndakijijwe, icyaha cyose ngitsindirwe n'umwami wanjye, kandi kuva uyu munsi ngiye kumukorera. Urakoze kugize neza, urukundo rwawe rungezeho, kandi iki gitondo kibaye cy'umucyo umurikiye. Nanjye ngiye kubwira abari mu mwijima ngo bacire umucyo, ari wo Kristo Yesu. Urakoze kunyakiriye, bisabye Imana byose mu izina rya Yesu, amen. Mana data, mu izina rya Yesu, urakoze urakarama kugira neza. Nguyu mwana wawe, umuhungu wawe, uyu nawe mu gihe nk'iki ukwiye kumukoresha ibye, mu gihe cye ukamukoresha iby'ubutwari, ukamushyira mu ntwari, ugashyira mu bagukorera, mu bagukunda, mu bazagaragara hagati mu ruhando rw'abagukorera n'abakozi bawe, kandi bazaragwa umugabane mwiza. Nyemera umutsindire, umuneshereze, umurwanirire, buriza mu gahunda zose z'umwanzi ku buzima bwe, kandi bwo kwakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Mwemerera kubera ubwoko, maze umubere Imana, kandi kuva uyu munsi umubere umushorera, umwungeri mwiza uragira ntazimize, kandi impano zawe ziboneke ku buzima bwe, maze agende amurikira abandi. Kandi kuva uyu munsi umuzi wese abone ko hari icyo ugiye kumukorera, kuko ugiye kumuhindurira, maze akagenda akera imbuto kandi zikwiriye abihaniye, zizahindura benshi kuza abigishwa bawe. Urakarama ko byose ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Reka ugende uriya mukobwa akuganirize gatoya, maze ugaruke umwanya wawe. Dukomere Imana amashyi kubwa mwene data. Turambura ibiganza ku mukozi Imana Diakire Serine, mu buryo ngana ahabwe umugisha. Hindukira ubwire mugenzi wawe ngo ni wowe wabwirwaga, nanjye numviyeho. Mubwira uti ni wowe wabwiraga, nanjye ndabyumva. Haleluya. Kuba umwigishwa mwiza wa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta kindi bisaba uretse kumva umuhamagaro ukitaba. Cyo turimo ngo ubwo azaza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye,
ntabwo bazahamagara Serine ngo Rugamba nidumbukize. Bwira ngo buri muntu azahamagarwa ukwe. Imana yari guhamagaye umunsi mu buryo bwawe. Nubwo tubonye umusore umwe hariya, ariko hari abandi bamaze guhamagarwa, umutima rumo ruragigana. Inshuti yanjye, niba wumvise wumvire, aramara komanga, arashaka kubana nawe muri byose. Komera Imana amashyi. Turashoje, ariko ndagira ngo dukomere Imana amashyi tuyishimira uyu munsi mwiza w'abagore n'abakobwa, kandi bigenze neza cyane. Ntibyagenze neza yemwe? Atuganije na neza ijambo ry'Imana rya Creserine. Imana imuhumurisha cyane. Nawe iravuze ngo irashaka kugukoresha rega. Ntago ari aba gusa. Mama Bishop yavuze ngo bakeneye kuzuza batayo. Kugira ngo yuzure rero nawe uri murahamagarwa. Emera ugaragaza umuhamagaro uvuga uti ndi hano. Kandi ndi hano n'ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye n'ibyanjye byose. Ndagira ngo uze ubihagararemo maze ubigenge kandi ubiyobore. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Hindi cyubwire mugenzi ngo nundi munsi nk'uyu uzaza. Uvuga kandi nzaba nkiriho, muguruti nzaba nkiriho. Muguruti nawe uzaba ukiriho, nkwifuriza kuzaba ukiriho. N'umwaka utahigiye nk'iki. Haleluya, haleluya. Muzagaruke mwongere murebe hari ibindi bizaba bihari. Imana ishimwe. Turabashimiye babyeyi bakobwa, Imana ibaho umugisha. Mwaduteguriye neza, mutwigishije na neza. Bazubagira. Umubyeyi yabyaye umwana mwita bazubagira. Ubagira ni ubazi. Nuzi imbaraga zabo, nuzi ubushobozi bwabo, n'ubwiza bwabo. Kandi ngo arago umuntu utagira umuntu nkamwe. Cyangwa mubi. Aho kugira ngo mwiza akaba mubi. Ngo ameze nk'ikimungu cyo magufa kanseri. Ibaze. Ubundi abantu baryoshye ubuzima rata, muzahore muryoshye ubuzima mwisi yose. Kandi si ubuzima bwo mu myumbati n'ibijumba byo mu rugo no mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Bagabo beneda baracyaturusha ubwinshi, mureke twemere. Turusha imbaraga rero, kandi Imana yabaduhaye iragahoraho. Bagabo beneda, haleluya. Haleluya, haleluya. Ngo Imana irayisanga bidakwiye ko tuba twenyine, ngituremera abaryoshye ubuzima sha. Ngo Uwiteka yajyaga nimugoroba mufa ari munsi, ngo yahagera agasanga afite ubwo butware bwo gutegeka iyo ngobyi, ibiguruka n'ibikuranda byose abifite mu kiganza, yabyise n'amazina. Ngo ariko akabona nta buzima afite, akabona yicaye hasi, yicaye munsi y'igiti, ntafite uwo bavugana, ntafite umushimira ahangaha aha. Ngo Uwiteka aravuga ati sha, ngiye kuzuza umunezero w'iki kiremwa muntu kiri mu ishusho yanjye, ngimuzanira umumomi. Uvuge ngo momi. Ko mucecetse. Ariko mubivugiraho ku mihanda, ariko mu nzu y'Imana. Erega iby'Imana duhaye hanze tubizana ngo tubihimbarishe Imana. Ijwi ryiza, impamagaro nziza, sheri, sweetheart. Ntabwo ahantu nigeze kujya hamwe turarangije. Umuntu w'umusirikare ukomeye ufite ibintu byinshi bitukura n'ibyirabura n'ibindi. Ahamagara ngo baby. Ngiye wagiye kuza umwuzukuru. Ngiye ko mbona naje. Yesu we. Natasha nihani. Avuze ntumva nijya uzi ko nkora ibintu nawe hari abandusha, hari abakurenzeho. Bwira ngo hari abakurenzeho. Ahamagaye ngo baby. Mbona haje umuntu ntatekerezaga. Bwira mugenzi ngo gira imvugo nziza wa mugabo we mu kanwa kawe. Abantu nabo kubungwa nabo kubwirwa neza. Ukabwira ko mubakunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Turabakunda. Mama Bishop turabakunda. Haleluya. Ba mama turabakunda. Bashumba abadamu bacu tubakunde, badufitiye runini, tujye tubyemera. Uretse n'isi n'igihugu cyacu ni na Yesu ubwe yabahaye agaciro. Nino bazanye inkuru nziza ko Yesu yazutse. Muzahorana inkuru nziza z'amahoro rata. Nimwerekeza imitima ejuru. Imitima ni Imana ishaka. Siko twize se. Haleluya. Ngirashaka umutima wawe. Ubundi Imana ikagukoresha
umubyimba wawe by'igiciro n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'ibyo utunze byose. Haleluya, 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 nifurije ko umudamu uri hano n'umukobwa uri hano wese ataha bamufashe neza, bamubwira amagambo meza, umunsi mwiza. Yesu nashimwe cyane. Mbifurije umunsi mwiza abagore n'abakobwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hindukira urebe mugenzi wawe w'igitsina gore umwegereye. Niba ari umufasha wawe, niba ari mushiki wawe, mwira ngo gira umunsi mwiza. Rambura ibiganza byawe rero dusenge. Turagushimiye Uwiteka umwami nyiribihe, tugushimiye kugira neza. Mbere ya byose manza gusengera ubwoko bwawe kugira ngo bongere baronuvere igihango, baronuvere umuhamagaro bahamagawe, bavugurura amasezerano, kandi imitima yabo yongeye ikayanganira bagirane, bibuke guhamagarwa kwabo kwera twahamagawe n'Imana, maze basubire ku isoko, basubire ku ivomo, bongere bibuke Imana yavuganye nabo bagihamagarwa n'urukundo rwabo rwa mbere, maze ayo masezerano yongeye yaberenuvere atunganywe rwose, yongera akayanganira bagirana imbere y'uwahamagaye, kuko umwigisha n'umwigishwa ngo bose bakwiye gusangira ibyo, ngo kandi umwigishwa mwiza nukora ibyo umwigisha akora, avuga, yigisha. Urakoze urakarama, twebwe twese ducishijwe bugufi no kuvuga ngo mwami wongere ugendere ubugingo bwacu, kandi wongere wigaragaze nk'Imana ku bwoko bwawe, abahungu n'abakobwa bawe ubiyereke nk'Imana, utsinde ikibi cyose, utsinde imbaraga zose z'umubi n'ubutware bwose bw'umwanzi. Hira uhumugisha itorero ryawe, abamama n'abapapa bahumugisha, abasore n'inkumi, ukecuru n'abakangu bagirire neza, kandi uhe umugisha igihugu cyacu, ugihira igihumugisha, ugiha amahoro n'umutekano, kuko wakwiza kurambuke kugirira neza ubugingo bwacu n'ingingo zacu, kandi twese abahamagawe reka dukorere yaduhamagaye, kuko ari izaduhemba. Ubwo umwami nyiribihe, reka tugushimire ushize imbere tubikuragize, maze amahoro umutekano, kugirwa neza n'imbabazi no gusorezwa amasezerano no kuba w'umumaro mu gihe cyacu bw'umuhamagaro bikomeze kutwoma ku biteka ryose. Tugukomeye amashi, tugukorera ubwatsi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amahoro y'Imana, kugirwa neza n'imbabazi bibane ku iteka ryose mu izina rya Yesu. Mujyana amahoro ya Kristo Yesu, muhoberane, mwifurizanye umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha.